natinze nk'ubu mu minsi mikeya hari video cyangwa se indirimbo igiye guca kuri no channel. Umuhanzi muramuzi se? Umuhanzi muzamumenya, afite indirimbo ni nziza ntakubeshye, ngewe narayikunze, nta kabuza nawe nizeye ko uzayikunda. Rero ntuzantabe mu nama igisohoka mumeze mute abari mu mpande zine z'isi, abari Amerika, abari mu Rwanda, abari Burundi, abari muri Uganda, Congo, ndetse abari ku isi hose. Kandi nawe wumva ikinyarwanda muhaye ikaze, ndetse nawe utacyumva ariko uri bushobore kubona ino video kandi ukumva ibyo tuvuga cyangwa se ugasemorerwa ukumva ibyo twavuze, muhaye ikaze. Rero kuri channel y'ibisanzwe ikintu kinzanye nje kubamenyesha ko cyangwa se kubabwira ko nabikoze ntabibabwiye ariko mbonye ari ngombwa ko nabibabwira. Rero mu minsi yashize nk'uko mubizi channel yitwaga iya Kenji TV, ariko bitewe n'ubusabe bwanyu cyangwa se bamwe muri mwe barambwiye ati izina rirakomeye, ntago iyo turi searching cyangwa se turi kurireba dushaka channel yacu cyangwa se yanjye ntago muyibona. Nibwo rero navuze nti why not ntahindura izina ku buryo ryakorohera buri mwe wese. Ahari hari iya nahashyize papa Papa Kenji, ubu niko channel yitwa Papa Kenji TV. Urumva ko rero ntabwo bizongera kubagora, ni ukuri uwo wabibwira wese kuvuga atandika Papa Kenji TV ntabwo ashobora kubinanirwa kuko ni ibintu byoroshye. Ari Papa Kenji ni ikintu kwandika mu kinyarwanda tu, TV byo nta muntu utazi kubyandika. Rero urumva ko channel byoroshye kuyisacinga ndetse no kuyibona mu buryo bworoshye, nicyo kintu cyatumye mpindura izina. Rero wowe wibazaga icyatumye mpindura izina, hari ubusabe bwa bagenzi bawe cyangwa se bagenzi bacu bavuze tuti mureke dushyireho izina ryatworoha. Rero muri uyu mwaka mushyashya wa 2025 urabona ko turacyari mu kwa mbere, urumva ko umwaka ni mushya. Tufite ibintu byinshi tugiye gukora muri uyu mwaka, tugiye kujya tubagezaho. Ndakeka wowe wakoze subscribe uzajya ubibonera ku gihe uzajya ubibonera ku gihe kandi ntago uzongera gucikwa. Wowe utarayikora rero wicikanwa nawe ikandaho, nta minota bisaba, ntago bigoye, nta n'amafaranga bitwara. Rwose supportinga ino channel cyangwa se du supporting niba ukunda ibintu byo mu Rwanda cyangwa se ukunda abanyarwanda muri rusange n'abantu bose. Bikore kugira ngo urushaho kunzamura nk'uko channel nayise Papa Kenji. Yego niko nitwa, yego niko nitwa, niryo zina ngiye kujya nkoresha cyane kandi ni naryo zina ryanjye. Ikindi rero nubwo mubwiye ngo uyu mwaka tugiye kujya dukora ibintu byinshi kandi byiza, tugiye gushyiraho video z'uruhererekane ubudasiba kenshi na kenshi, muzajya muzibona. Wowe rero wakoze sub nta kabuza uzajya uhita ubona notification. Rero natinze nk'ubu mu minsi mikeya hari video cyangwa se indirimbo igiye guca kuri no channel. Umuhanzi muramuzi se? Umuhanzi muzamumenya, afite indirimbo ni nziza ntakubeshye, ngewe narayikunze, nta kabuza nawe nizeye ko uzayikunda. Rero ntuzantabe mu nama igisohoka uzahita uyireba kandi izakunezeza, uzakomeza uyikoresha mu buzima busanzwe kuko ni indirimbo ifite message, ni indirimbo ifite ubutumwa kandi ni y'urukundo. Kandi ndakeka ko nk'uko tubizi twese Imana ni urukundo, rero natwe dukundane. Rero ikindi ndi gutekereza kuzakora, hari akavideo kagiye gacaracara cyangwa se nakwirakwije babwira ngo tugiye gukora filime.
rero igenda abona kigiye kwegereza kuko filime iri gushutingwa, igisigaye nacyo ikintu gisigaye ni ukuyibahereza. Turi kuyeditinga tuyikora neza, urumva ko na filime nayo igiye kuhagera. Ikindi nahita mbabwira ni uko tugiye kujya tugerageza tubahereze updates mu biri kubera hano mu gihugu cy'u Rwanda, cyangwa se amakuru yose muri rusange, tubahereza amakuru ari update kugira ngo tutazajya twicwa n'irungu kandi tujye tumenyera ibintu ku gihe. Urumva rero ko iyi channel ibateganyirije ibintu byinshi. Wowe icyo usabwa ni ukuhaguma kugira ngo ujye umenya byinshi, cyane ko murabizi ko mu minsi yashize cyangwa se kuva twatangira twibandaga mu kwiga ibinyabiziga. Ntago bihagaze, ntago bihagaze. Uzajya wiga moto, uziga imodoka, ndetse uziga n'ibindi byose bigendera ku butaka. Nushaka tuvuga n'igare, ibitogotogo, tuziga gutwara mu buryo bugize gute busesuye. Rero wowe icyo usabwa ni ukutava hano, tubane umunsi ku wundi kuko wajya umenya byinshi. Rero ikintu gikomeye nahita mvuga nanone ni uko buriya iyo ufashije mugenzi wawe ari mu buzima busanzwe, ari mu bihe bizaza, ikintu uzabona ni icyo wabibye. Ni ukuvuga ngo nugira neza uzayisanga imbere. Umunyarwanda rero niwe wanabivuze ngo gira neza, ineza uzayisanga imbere, cyangwa se gira neza wigendere kuko ntawe umenya iyo bwira ageze. Rero ndumva ntavuga byinshi, gusa ikintu gihari ni uko tuzakomeza kwiga, tugakomeza kubana, tugakomeza kubahereza amakuru, ndetse n'iyo miziki igiye kugihagera kandi myiza isobanutse, muzayibona kandi muzanezerwa. Ikindi ntari mbabwiye ni uko turi gutegura ukuntu tugiye kujya dugira abatumirwa hano, nk'uko mwabibonye muri video yatambutse. Ndabizi ko mwayibonye irya wa Mureyo witwa Cyuma, ndagusuhuje, n'abandi badukurikira mwese ndabasuhuje. Kandi ni ukuvuga ngo impamvu mvuze uwo Cyuma, twakoranye ikiganiro cyiza, umanuke muri video urakibona. Uriya Mureyo rwose yankoreye umunsi. Rero dufite abatumirwa benshi tugiye kujya dutumira, bagiye kuza bafite aho bigejeje, bafite ubuhamya, bafite inyigisho zigiye zitandukanye, kugira ngo bakomeze baduhugure kandi tugende dufashanya gake gake. Rero promosiyo ihari ni uko nawe niba ufite inkuru, ufite business, ufite ibyo wabwira abanyarwanda, karibu tuzakwakira, nta mafaranga duca, ni for free. Dufashanye. Abo rero murakoze. Video zacu nakagaruka. Ciao ciao. Ntiwibagirwe gusangiza ino video niba uyikunze, kandi ibyo utakunze nabyo ubyandike muri comment kugira ngo tuzamenye ibyo dukosora. Murakoze. Bye bye.